Yesu nashimwe bene data bavandimwe. Uyu munsi reka turebe inkuru za Ananiya ndetse n'umugore we Safira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka turebe mu byakozwe n'intumwa ibice byaho bitanu. Turebe n'umurongo waho wa mbere. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu, agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Imana yo mu ijuru ikomeze idushyigikire. Bavandimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, reka mbabwire twirinde uburyarya, kuko Ananiya na Safira bakoze uburyarya, bashaka kubeshya Imana, bisigariza bimwe ibindi babizana mu nzu y'Imana. Barangije barahagarara barabeshya, baravuga ngo ni ibi byonyine, ariko Imana yarabahannye kuko bagize kubeshya n'uburyarya. Imana rero ibiturinde, tugire ukuri muri twebwe, kubera ko nyuma baje gupfa kubera kubeshya n'uburyarya. Rero haba hariho ibihano ku bantu bose babeshya, kubera ko bashatse gutura ituro ridashyitse, bashatse kubeshya umwuka wera, ariko bose barapfuye bajya kubahamba. Rero ubu ni ubuhamya butwigisha ko tugomba kugira ukuri mu nzu y'Imana, ndetse naho tugenda hose tukaba abanyakuri, tukirinda kubeshya, tukirinda uburyarya, tukaba abizerwa, haba mu bo tubana nabo, haba mu bo dukorana, ndetse naho tugenda. Twirinde kubeshya, twirinde uburyarya. Imana yacu ikomeze tugirire neza. Mwene data muvandimwe, rero urupfu ruba ruri ku muntu wese ugerageza kubeshya Imana. Nubwo ushobora kubeshya ukabona ntibise biza, ariko reka nkubwire ngo igihe kiragera nawe ukabona ingaruka z'uburyarya uba wakoze imbere y'Imana. Bene data bavandimwe, rero Imana yacu ikunda ukuri, Imana yanga umuntu ubeshya. Itorero ry'uyu munsi rero reka mbabwire ngo mureke dukorere Imana mu kuri no mu mwuka, twirinde mu buryo bwose, kandi tuvugishe ukuri imbere y'Imana. Nta kibazo, nta n'icyo byadutwara turamutse tubaye abanyakuri imbere y'Imana. Uyu munsi rero mwene data muvandimwe, irinde ubwoba imbere y'abantu, kandi irinde gushaka kugaragara mu maso y'abantu neza, nk'uko Ananiya na Safira nabo bashatse kubigenza. Bashatse kugaragara neza imbere y'amaso y'abantu, nyamara inyuma hari ibindi bahasize, babeshya Imana ko ari ibyo byonyine bafite. Imana rero yarabahannye. Uyu munsi nawe irinde kubeshya. Muvandimwe mwene data, umwuka wera ashaka ko tumubwiza ukuri, kandi Satani we agashaka ko twakora uburyarya, agashaka ko twabeshya, agashaka ko twabaho mu buryo budasobanutse imbere y'Imana. Satani we icyo adukoresha ni ukudukoresha ibidakwiriye mu maso y'Imana, ariko Imana nayo iradushyigikira kugira ngo tubashe gukora ibyishima n'ibyishaka. Bene data bavandimwe, rero twirinde uburiganya, twirinde guhisha imbere y'Imana, kuko Imana yacu ntihishwa. Imana yacu ntabwo wayihisha, kandi n'ibyaha byose dukora Imana yacu ntabwo twabihisha ngo bikunde. Rero twirinde kwiyoberanya no kwiyobagiza no kwifata uko tutari mu maso y'Imana. Nugera imbere y'Imana mwene data, ujye uvugisha ukuri, ujye ubwira Imana uti Mana nuko bimeze, uvugisha ukuri, kubera ko Imana irakuzi, kandi Imana izi byose, ireba mu mutima wawe. Rero kuyibeshya no kuyihisha nta kintu na kimwe byakumarira, ahubwo byatuma ugwa imbere yayo, kubera ko uba wagerageje kubeshya Imana. Uyu munsi rero reka nkubwire ibanga rikomeye, gerageza kubwiza Imana ukuri. Nugera imbere y'Imana ujye ubwira Imana ibyawe byose, ntukagire na hamwe uyikinga, kubera ko n'ubujiji bukomeye guhagarara imbere y'Imana ukayibeshya, ukavuga ngo ibyo mfite ni ibi, kandi hari n'ibindi wisigarije hirya hariya udashaka kubiyereka, kubera ko Imana aho uhagaze aho ngaho, aho uri, aho wicaye, aho uri mu kazi, aho ugenda mu muhanda, ibyo ukora byose Imana ibizina bya bindi wasize mu rugo, muba muri kumwe aho ngaho, ariko no mu rugo ibihari. Rero nta mpamvu yo kuyibeshya, kubera ko byose ibibizi kandi bibibona. Reka tugire umutima nk'uwari muri Kristo, twirinde kubeshya, twirinde icyatuma Imana iturakarira, icyatuma Imana idufataho imyanzuro. Imana ibaha umugisha kubwo kumvira, kubwo kwemera kuyigandukira, no kubwo kwemera kuvugisha ukuri imbere yayo. Imana yacu ni igitinyiro, Imana yacu ntabwo ikunda ubujura, Imana yacu ntabwo ikunda amanyanga,
Imana yacu yanga icyaha n'igisa nacyo. Rero bene data bavandimwe, turi mu isi yuzuyemo umwijima, isi irimo abadayimoni, isi irimo ibizira byinshi, ariko mureke tugerageze nitugera imbere y'Imana, tuvugishe ukuri, kandi twihane tubikuye ku mutima, kuko n'ibyaha biriya byose tuba twasize inyuma Imana yo ibibibona. Rero Imana yacu ni umunyakuri, kandi Imana yacu igira ibanga, nta na kimwe wayibwira ngo nurangiza uzicuze. Icy'ingenzi ni ukuvugisha ukuri, ibindi byose Imana ibibizi. Rero bakundwa bene data, mureke two gutsindwa tugeze imbere y'Imana, two guhisha bimwe ngo ibindi tubigaragaze, ahubwo tuyishime tuyibwira ngo Mana warakoze kuri biriya waduhaye no kuri biriya, aho kugira ngo tubigabanye cyangwa tubeshye, cyangwa se dutangire kuzana uburyarya imbere yayo. Ntabwo Imana ibikunda, kandi Imana yacu ntabwo ikunda amayeri, ntabwo ikunda ibyo guhisha, ahubwo ikunda umuntu ugera imbere yayo akayibwiza ukuri. Mwene data rero, igicumuro kituma Imana igufataho imyanzuro, ahubwo yibwiza ukuri, Imana nayo izakugirira neza. Wikwiyoberanya rero, kuko umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe, kandi niwubaha Imana nayo izakugirira neza. Hitamo gukorera Imana, hitamo ibizatuma ugira agaciro mu maso y'Imana, kandi unyurwe n'iby'Imana yaguhaye, maze nuyigera imbere ujye ubasha kuyishima, ujye ubasha kuyibwiza ukuri, ntabwo uzigera wicuza mu buzima bwawe. Mwene data muvandimwe rero, nakubwira ngo Imana iragukunda, kandi wihangayika, kubera ko Imana yacu izi ibyawe kandi izi ibyo igomba kukugirira. Hari benshi uyu munsi wa none usanga ari abapfapfa, usanga bagera imbere y'Imana bagatangira kubeshya, bagatangira kutavugisha ukuri, bagatangira kugira uburyarya mu maso y'Imana. Imana yacu ntikunda uburyarya, ahubwo ugasanga imbere y'amaso y'abantu bari gushaka kugaragara neza, bari gushaka ibyubahiro, bari gushaka ko abantu bababona bitandukanye n'uko Imana ibabona. Ariko wowe mwene data wumvise iri jambo, bwiza Imana ukuri, nugera imbere y'Imana ujye uvuga ibintu byawe nk'uko biri, uyishimire ibyo yaguhaye, kandi uyibwire uti Imana na biriya nabyo ndabikeneye. Uvugisha ukuri, ntukagire uburyarya, ntukamere nka Ananiya na Safira ngo nugera imbere y'Imana uyibeshye, nyamara mu maso y'abantu ushake kugaragara neza. Imana rero ntabwo ikunda uburyarya, ahubwo Imana ikunda abayibwiza ukuri. Rero bene data bavandimwe, kubera ko umugore wa Ananiya Safira nawe yari yabisezeranye n'umugabo, yashyigikiye ikosa, nawe birangira apfuye. Ikosa ryo kubeshya, ikosa ryo kuganira, ugasanga abantu baricaye baraganiriye rwose, ikinyoma baracyujuje, barangije baragiye babivuze uko babigambanye. Ibyo nibyo Ananiya n'umugore we Safira bazize, bagambanye kubeshya, maze Imana irabarimbura rwose, kandi batsinda aho ngaho, bahavuye bajya kubahamba. Imana rero iturinde icyaha gisa gityo, kandi Imana idushyigikire, iduhe imbaraga, iduhe kuvugisha ukuri imbere yayo, kugira ngo natwe tubashe guhagarara tudatsinzwe. Bene data bavandimwe rero, nagira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda, kandi Imana ishaka kubana nawe mu buryo bwose, ishaka kubana nawe mu buryo bw'ukuri, ishaka kubana nawe mu buryo bwirinda kubeshya, mu buryo bwirinda uburyarya. Imana iraje gushyigikire, Imana iraje iguhe ibirenze ibyo uyisaba, niwemera kuyibwiza ukuri, niwemera kuba inyangamugayo mu maso yayo. Imana ikomeze kubana natwe, kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Mwene data muvandimwe rero, nawe wumva ukiri kure, nawe wumva wateshutse, Imana iragukunda kandi iragushaka. Ngwino tuganire ijambo ry'Imana, kandi ni ukuri dusenge, Imana izatugirira neza. Ntutinye, ntugire ubwoba, wowe uvugisha ukuri, wowe ubwiza Imana ukuri, Imana nayo irahari kugira ngo igutabare. Imana ikomeze idushyigikire rero, kandi Imana abari kure, abananiwe, babandi barambiwe, babandi bumva ubuzima bwarahagaze, bumva ntaho gufatirana hamwe, namwe ndabakomeje, namwe ndabahumurije. Imana irabakunda kandi ije kubatabara no kubagirira neza. Amahoro n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Shalom, shalom.